noneho harahiye harakongotse twongeye gucika ururondogoro tucyumva yuko Miss Rwanda wa musore yahisemo ngo yararanganyije amaso mu Rwanda arashakashaka arareba abura umusore n'umwe wamurongora ngo yikoza muri Ethiopia asanga agasore k'urubavu rutoya k'amadirede menshi cyane bamwe uriya musore yaciye inyuma Naomi arabimenya ariko urabizi nyine nabwo nta kundi bizagenda Naomi agomba guhitamo ugomba gukora ubukwe ntabwo uzahitamo ubukwe kuko abanyarwanda bose babwiye ko muzakora ubukwe wowe bita Naomi vuga ko umugabo ataguciye inyuma uvuga ko urimo kubeshya uzaba ureba ntabwo mvuga ngo biramukubaho kuko uzabyibona kuko n'ubundi abagabo se ko mbazi nta mikino tugira. Abantu bakomeje kwibaza ngo se ubundi abagabo bashimishwa n'iki nabyo bikomeje guca ururondogoro abantu bari gukoresha imbuga nkoranyambaga. Iwacu nta muntu wigeze yiyahure, iwanyu bariyahuye se? Uyu Miss Naomi kuva yakaba Miss Rwanda ngo yararanganyije amaso mu basore bose bake bahita batambuka no mu Rwanda ngarareba boramo umusore n'umwe wamwemeza mu buranga cyangwa se ngo mwikofi no mu bijyanye no marangamutima ngo yikojeje muri Ethiopia ngo ako gasore niho yagasanze ngo niko kamutotoye karamushenjagura ngo yumva nta kundi yabigenza agomba gushyingiranwa nako ngako kubera ko ari umutima we wari ukunze none karamwigaritse ku mugaragaro kiboneye ikindi cyana ngo karagikwakwanya kagera gisambura wuncence ayigira umwakaka none ngo ibintu bikomeje kuba gaterera nzamba kubera yuko ngo bari bagiye kwegereza iminsi y'ubukwe ari nabwo abantu barimo bavuga akari murori batabicira kari urutega abamwe bakomeje kwibaza se mama tizaba ari za zindi se cyangwa bya bindi bavuga ngo nta butaha butageze intorezo. Ibintu bikomeje kugorana ari nako tukomeza kwibaza ni se wa mugani abagabo bashimishwa n'iki mbere yo kugaragara yuko Miss Rwanda uba wujuje ibintu byose byuzuye mu bwiza ashobora kuba yacibwa inyuma bene kakageni yanasuzuguye bigeze ahangaha ibintu bikomeza kutubera inshoberamahanga kubera yuko ngo abagabo nta kibashimisha gihari. Uyu Miss Naomi rero abantu bakomeje kumwibazaho cyane ari nako bagenda batanga ubutumwa bagira batese ubundi washyaga warura iki wajyaga hehe iyo uhitamo agasore uzi imico n'imyitwarire ko mwakuranye ngo wakubise uburanga cyangwa wakubise igihwereye ihangana n'izo ngaruka hangana n'ibyo ngibyo washatse kugira ngo ubashe kuba wamenya uko zubakwa dore yuko baca umugani ngo niko zubakwa. Ubu rero ngo Miss Naomi yaba yatangiye niko zubakwa nta n'urutambwe na rumwe aratera mu bijyanye no kubana wakibaza niba uru rugo ruzarama cyangwa ruzamara n'amezi abiri rushobora kuba nka rwa rundi rwa Jackie na wa mugabo we wihabara babanye bikaba ibindi dore yuko iby'uru rukundo rwa Naomi n'uyu mugabo w'umunyatiopiya barindiriye kuba bahaka interview yakakabisesengura dore yuko yaka iyo ari kuvuga interview cyangwa avuga ku bijyanye n'imibanire anosha akavuga ukuri kose akakuva imuzi n'imuzingo ashobora kubabwira ati ubu bukwe cyangwa se uru rugo ruzamara amezi abiri cyangwa atatu. Ibintu bikomeje kugorana rero ariko Miss Naomi akomeza kunyuzwamo ijisho ariko n'abanyarwanda dukomeza kugenda twiga isomo dore yuko yashatse kwigana Meddy none bikaba byanze kumuhira nakasomo. So guys rero nk'ibisanzwe ni ibintu biri kugenda bivugwa kuri ino mihanda sibye yuko nanjye hari utuntu mba nagiye kiramo two kugira ngo hashye nyine tatwitse ngo hashye se waba wakoze iki n'utuntu mba nagiye nongeramo duke ariko nta n'ikintu mba nashyizemo kitanarimo da. So ni ibiri kuvugwa ni inkuru za breakinzwe na Dekati dore yuko Dekati abantu bagenda bamushwishwibiriza bamubwira ati Dekati wararangiye ntukivuga ibintu bijyanye no kuri ibintu usigaye vuga nta wamenya ukuntu bihagaze. Uyu Miss Naomi rero mu by'ukuri yaciwe inyuma kandi yaciwe inyuma n'uyu mugabo we yikundiye mu by'ukuri yabonye yashimye yeretse abanyarwanda akanutangariza n'amatariki y'ubukwe buri kimwe cyose akagishyira hanze ariko ngo uyu mugabo ngo yaba atarigeze anyurwa na gato
neza ngo hariya ubwo ejo bundi yari ari Nairobi se cyangwa mu minsi yashize aho yakoreye ibyo ngibyo niho yahuriye n'umwari w'icyaka ukeye byadanje kurusha Miss Naomi, ntumbaze icyo yari akeyemo, noneho aba amuca inyuma, amaze kumuca inyuma ibintu biragaragara bijya ku karubanda, bijya ku mbuga, twese dutangira noneho kumenya ibi ni iki kibaye kuri Miss Rwanda, ni iki? Abantu batangira kwibaza ati se umugabo ikiremwa muntu se cyangwa umugabo yabashimishwa n'iki, cyangwa nta kintu gihari kimushimisha? Muri make ni ibintu bikomeje kugenda byibazwa n'abantu bagiye batandukanye, udutitire tugiye dutandukanye tujomba kuri izo nkuru, ubona yuko ari inkuru zidasanzwe. Nanjye nkigeraho nahise mvuga nireka nyisasanure, nyereka abantu misobanure kugira ngo tube twabasha kumenya ukuri, nk'uko nabamenyereje yuko trend yose iri mu gihugu ugomba kuba ndi update nkayibagezaho. So murarambabarira kubera ko uyu munsi natinze, mbaye basaba imbabazi, gusa nyine show ni show, buri kanya ni show, ewana nimba ntako nzababwira icyabaye, gusa show ni show.